inyuma ruguru nko ku biro bya ministry ku biro bya ministry Jimmy Mulisa ava mu cyubahiro muri VIP araza zamuka escalier ndende agera hejuru aza kunyataka kubera iki uvuga ko n'umutoza ashoboye kubera iki amagambo menshi gena cyo nasubizaga ariko nahise nibuka ko byigeze kumbaho na APR irangije imyitozo nkikora kuri stade ntangira kuba birashoboka ko ashobora kuba ari umwe mu bantu bumva amabwire uko ntekereza yigeze kunyataka imyitozo irangiye kuki uvuga ngo sinshoboye kuki sinshoboye kintu umuvugizi wa APR navuga ko umutoza wa APR adashoboye cyo gihe ndabyibuka ndavuga rese urumva ko nta kintu ndakuvugaho jewe ariko niba se hari umuntu kuko burya abantu bumva amabwire nabona ikibazo kutayifa na Regis ntibamwemeraga giye sinari kubuza Taifa na Regis ko bakritika muri isa ntibari gushoboka ariko ntangazwa nuko avuga ngo jewe ngo ndavuga ko ngo adashoboye imyitozo ya APR irangiye Kicukiro ndabyibuka nari narabyibagiwe ava haratahana nyine oya ejo urumva jewe ejo rero mu gihe nyine ngo amagambo menshi ubu urahageze uramutwara ariko mbyibazaho ese uyu muntu aje kurwana ese kumuvugaho ubwo nibyo nibajije niba uyu musi umutoza none se ubwo ntuzarwana na shobuja urumva ndemera ko watozaga APR ni watinyuka general ariko none se abantu basanzwe nibaguha akazi yaho nari nicaye nabo muzarwana aho nari nicaye tubanze tunareba abo batoza bacu nabonye Jimmy Mulisa ko nibuka ko ejo twari twamuvuzeho mbonye avuye mu cyubahiro wavuze ko Taifa yigeze kuvuga ko Olivier yagiye kumusimbura muri Musanze wowe uvuga ko havugwa Jimmy Mulisa genda bihakana ndavuga ntabwo Mulisa yasimbura Seninga kuko Seninga arusha Mulisa ndavuga ni keretse Trump akeneye umutoza urusha Seninga niba ashaka gusimbuza Seninga jewe urumva nabonye avuye mu cyubahiro araza caho nari nicaye arazamuka umutima wanjye kubitayo ndavuga ni none Mulisa yaba agiye gusagarira Kazungu aho nari nicaye ndabireba ndavuga ariko reka mbanze ndebe aho yerekeza wenda hari undi muntu agiye kuvugisha ntaza kugira natunguwe no kubona ko agiye aho Kazungu ari mbona atangiye kumutunga intoki avuga amagambo menshi n'uburakari nahise nzamuka niruka ndaza ndamufata ndamumanukana turagenda tujya hirya turaganira ndamubwira ni rero rwose frustration yawe ndayumva nta kazi ufite umuntu wenda kukuvugaho birumvikana byakubabaza ariko ibi ntago bibaho umunyamakuru afite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo none se kumuvugaho umva ntago Mulisa ariwe twavuze ibintu bikomeye Eric Nshimiyimana Kazungu yaramuvuze nabi ibyo atamwemera harabivuga kugeraho Eric yamamagaye ubwanjye kuri telefone Karenzi kuri umuyobozi wamfashije muranshaka iki wansabiye Kazungu akambabarira urumva akandika ariko yarabikoze ariko nago yahura na Kazungu cyangwa mushaka hari ushaka ngo kurwana Mashami twaramuvuze ariko nzi ko aho nahurira na Mashami twaganira nkaho nta cyabaye ukazi ko mfite uburenganzira bwo kuvuga ibitekerezo byanjye uko mbyumva n'undi wese Mashami yaduhuye aranagusuhuza Mashami ntabwo yagucata gushuhuje nicyo cyiza cya Mashami niba uyu munsi ari ikintu kimwe nemera niba wumva ikiganiro niba utemera gukritika wikumva ikiganiro wikwemera n'amagambo ejo Karenzi niwe wambwira ati ubu se ko twicaranye atubushize narakwiyumviraga uvuga ko ugiye kuzashinga company igurisha abakinnyi kubera kutemeranya ibyo abagenti bakora urumva ko navuze ni sinemera ko ibyo Karenzi akora ashobora kubaza umupira kurikije abakinnyi azana agaforopinga atuwa kugira abantu bamamagaye Kazungu yakuvuze ati nkabwira ngo nabyiyumviye wimpamagara ndwo rugero sinyene yo matiku nabyiyumviye urambwira iki kindi nawe birashoboka ko ari umuhamagara niba icyo ni cyambere niba wiyumvira urukiko Jimmy Mulisa ntabwo yumva radio niba atayumva rero yikumva nayo mabwire kabisa wowe wimbwira ngo niba wumva ayo mabwire ugashaka kujya kurwana none se ubuke mu iki uzaba umutoza ki ntago aribwo bwa mbere asagariye yegeze kunsagarira nanjye wowe icyo gihe nakoraga kuri radio ari intuza twagiraga incamake hari muri match icyo gihe ndabyibuka kwa kundi nsohoka haburaga nk'iminota 3 ngo match irangire ariko buriya Mulisa ariko wirukanka njya kuvuga incamake Mulisa n'umuntu rero buri yuzi gutayiminga kumbe we yarari nka hari yandeba nagiye gusohoka muri tribune ubibona nagiye gusohoka manuka ahandi kuri escalier namanutse ku muryango ngeze pfo ankata imbere na ya modoka ye iriya jipe
avuga amagambo ari mu modoka ndaje namubwira twumvikane my friend wereka kumbwira ibintu uri mu modoka sohoka ubimbwiriye hanze kuko naravugaga uyu muntu ibyo byose nasohoka agiye hanze ko twari kudakana hariya kabisa muri mu kibuga hariya ambwira amagambo menshi ngo wowe uragenda ngo ukavuga ibikingo rererere ndamubwira ariko twumvikane ndabyemera ko wakiniye n'Amavubi turanakwemera pe ariko gutoza ntabwo uragira ariko semeza bari Mulisa rero ureka nkubwire akantu gato ka Mulisa Mulisa nta nemera no guca bugufi nganige hari umunsi njye mvuga ikintu nanagihagararaho hari umunsi kuri hari ahantu bitaga Bougainville hakoreraga uyu kwigendera DJ Mira hari umunsi Mulisa kwa kundi muganira kabahamagara muze kagira gute icyo gengera ngo aperi yari yanakinnye n'iki ariko we afata ijambo aravuga ati ngewe si shobora kujya guterera amakona umuntu wari Kanyamayayi wanje avuga amashami kumungiriza Kanyamayayi gutangaza bari ngo nababyara cyane ngo nge ntabwo nakugira yanwazaga inkweto none se uribaza umuntu Karenzi waruswa buriya ngo ise wa Jimmy Mulisa ari musaza nyina w'amashami kuko hari n'abavandimwe ba hafi hari umuyobozi wambwiye ariko amashami buriya ati hari n'igihe ambasaderi Mugambage ngo yabisheje ngo ni nawe niba ari nyirarume nawe ni mwene wabo aramubwira ati mfasha uhuze Jimmy Mulisa na mashami bane no kumvikana kandi abavandimwe cyo muri icyo kibazo kandi n'umuyobozi mu ikipe y'igihugu mashami ngo ni witereraga amakona Mulisa aravuga ati sishobora kuyatera aravuga ati sishobora kuyatera arekarama ubwo sibyo ko ntabivuze sishobora kuyatera higeze arekarama bibwira afana Musama ko yari perezida w'ikipe ntabwo tumuntu mwamaye ntacyo amariye higeze ko ntabivuze reka mbivuga uyu munsi intego ndabyibuka afana James yerekana Petrovic n'umwungiriza we n'umugabo w'ingabo icyo gihe yari Patrick Nyamvumba muri Messi Kimihurura yaravuze ati tuzanye abazungu kugira ngo mubigire mwebwe we Jimmy Mulisa n'abadidiye n'abandi ariko kubera niba ari ishyari sinzi ko nabyita we ntiyabyishimiye kandi abayobozi nyuma barabibona Petrovic aravuga ati jewe nigiye umuntu utera amakona nigiye ugira gute umuntu mwamaye ntacyo amariye yararekaramye abayobozi simbizi nyine bya bintu byo kwiyumva mu rwego utaragiraho ariko intego ne kuzana Petrovic ati yanwazaga inkweto nyina muri aperi nyina no Mavubi yanwazaga inkweto ungiye none jewe mungiriza Kanyamayayi wanje ngende jye kumungiriza none se Kazu urumva ibyo bintu byose kireba nonaha nanabihagararaho ijana ku ijana ubu amashami ntiyapima ntago wafata yakwemera agasezera kandi ikindi bamupingaho ubu uyu munsi mu magambo yo ku ruhande baramupinga ngo ntiyakinye umupira abo bose babajyemo muri sango nabo bakinanye ariko umupira arawize ngo twebwe ngo twakiniye Amavubi umupira wize kubarusha mashami ministeri na Ferwafa mashami ni umunanira muzana umuzungu nta munyarwanda wasimura amashami cyo nyivuze ku magambo ku maguru yanjye abiri mpagaze ejo mutazayoba mugakuraho mashami ngo mumusimbuze n'umunyarwanda umunsi mashami asanga ihuye mu byo mukiritaga n'iki cyubahiro cye kiba gihari nabwiye nabicaza abantu ni mumwicaza muri VIP bari bati ntahemera akunda kwicara hejuru ni umutoza w'ikipe y'igihugu agomba kubaho cyubahiro cye kirahari umunsi babonye ko adashoboye ntibazapime batekereza ngo muri aba ngo bakiniye Amavubi kuko akenshi usanga n'amatiku nta kintu none se Kazungu na Taifa murabyibuka ejo duhagaze kuri stade match irangiye umuntu bita Seka vice president wa Kigali ntiyavuze ati nge nemera critique cyane ntiyazeme Kazu Seka seri musi yo yarahari mwiza cyane Seka ntabwo wabonye muri VIP yarishimye baza Kazungu wambaye ikote waricaranye na Fabrice muri stade abantu barahaguruka abayobozi ba Kigali ntubyuko ko bahagurutse twasohotse baravuze ati vice president wa Kigali niwe Seka se bavuga ahari niwe bavuga ko afite imiri mu mufuka araseka oya naravuze numvishe ukuntu avuga numva aravuga urw'iwacu ku ndondo bitavuga ni we Seka vice president Kazungu ati imiri se bite ati kandi naratanze prime ejo gutyo ati se iyo miri kandi naratanze prime naramukunze cyane yarishimye Kazu na feuti y'umweru nayo iparitse aho ngaho mwiza cyane Seka ibyo twigire mu mikino ubwo rero icyo tubwira abantu ariko niba bagukritika inama ku muvandimwe Mulisa rwose giye nkunda uburyo abatuje nibyo byarantunguye sinanizi ko ariko niba ashaka kurwana ngo bamuvuze nanjye nabubonye musoro umufasha Karenzi turarengaho niba naravuze mashami hageraho mpanga abadefanseri none hari Mulisa byagenda bite yakiramo abazamu 11
none se niyo bivuze n'undi akabivuga azakubita abanyamakuru bose bazarwana. Mulisa ni umutoza rwose ntawazi ko abona n'akazi, umuyobozi yamuha icyizere akamuha icyizere. Ariko se niba urwana none se yo ni amanota nujya kuguha akazi niyo bajya kuvuga ngo umuntu arabona umwanya muri leta n'urugero nuko udafite ibintu nk'ibyo bigukurikiranye. Niba bavuze karenzi ni karenzi, imyitwarire yameze ati uko mbitekereza. Hari criteria bakubwira karenzi w'umusinzi ni karenzi sinzi utya. Oya imbere y'abantu bavuga iki uko mbyumva. Niba uyu munsi wangu wakinye umupira tubivugisha ukuri. Sinamurisa Kazungu n'undi wari we wese ubyumva gutyo. Ntawe ukwanga. None se uko twavuze Karekezi kwakeneye guhera hasi adashobora gutoza ikipe ishaka ibikombe. Twabitatse Karekezi tuzahora arwana. Umva ijambo Karekezi yavuze. Cyangwa urumva umva ijambo Karekezi yavuze. Nintsindwa mu nkritike nta kibazo. Ariko nanone niba natsinze nta kibazo mukankritika. Mu bishimye. Byaba ari ikibazo gikomeye. Byaba ari kumwibasira. Ariko Olivier ntabwo yemera. Buriya Olivier nicyo mukundi. None se iyo yakubiswe nta kibazo. Niyo uvuga ngo mashami arabizi ko Sinemera Rwasamanzi ko yakura amanota y'Agatare cyane. None aravuze ati rwose asuzuguye umugande hariya, asuzuguye Basena kumutsindira. Ni nacyo nababwiye ni aya marushanwa duhita tuninjira mu gihe ngo twari tuyigezeho. Yego n'imbeshyerwe yo gutsindwa mu kibuga bakurikirana iriya kipe y'Iwanyu Kazungu. Ishobora kuba ifite ibibazo Sunrise bayikurikirane. Sure. Ubwo meya narakurikiranye Nyagatare Sunrise niki gituma itsindwa mu rugo. Abantu barambwira bati ikipe meya ntagera kuri match. Perezida w'ikipe nawe, Padiri vice perezida ameze nk'uweguye ikipe bayirekeye umusore witwa SG wenyine Rebero niwe niwe wenyine wari uri muri stade ejo match iba. Ati none se urashaka ko ikipe itsinda? Ibyo bizwe meya karabaye. Izi kipe burya nuko tuzijugunya burya na Minaroke ari ijisho ryayo. Niyo uvuga ngo wowe meya ugomba gutanga amafaranga akarere nuko na Minaroke ijisho ryayo bari. Nabonye message ya meya Richard Mutabazi wa Bugesera ambwiye ati akandi kazi nagahagaritse saa 6 n'igice ndahibereye ndaba ndi muri stade. Ibyo shaka urumva binabaye byiza bishoboka. Aba meya dukeneye uyu niwe meya nemera. Meya Mutabazi niwe meya nemera. Aba meya benshi n'abasore. Niyo mpamvu Mutabazi ndamwemera cyane. Akantu ka siporo nakarusho. Abo nibo bameya bakenewe. Niyo mpamvu navuze ngo Gasana n'Africa muri 18 ejo bundi Gasana n'Africa bavuga ngo umutoza wabo nta kibuga size ngo umutoza wabo ngo tugiye kumutwara. Gasana n'Africa Gasana synthetic ari ngo umutoza wacu ngo Basena witwa William vice president ngo ameze nk'uweguye bucece aragenda. Ikipe barayitaye none se bana banyagatare Mutabare ntabwo dushaka kumva ikipe ihuzagurika. Igomba kuba motive. Ubwo kigiye gukurikiraho inota rimwe ku manota 6 turaza kwirebera Basena aho kugira ngo asuzugurika azahondoka yigendera azegura yigendera rimwe. Afite inota rimwe ku manota 6 kandi nawe none sigira ngo natsindwe umukino wa gatatu. Umukino wa gatatu urumva bizagenda bite ko ari Espoir afite match ya gatatu ni Espoir imusanze mu rugo barakina kabiri hugo na Musa na Espoir. Hanyuma twigire kuri Mukura ku munsi weje umuntu bita Gatera Musa. Nakubwiye ngo ngoza Patreva ariko ikipe ya Marabivuze nakubwiye ko naganira na Gatera akambwira ngo njye narabwiye ngo arazimara Karenzi urabyibuka. Yaravuze ngo ngewe ni mufururizo 9 ibindi muzabimbaze nyuma. Ariko ndashaka kubanza ikipe kurishyira ku murongo. Yarabasha atsinda Rwasamanzi amushyira pembeni. Afasha umuzungu Zapata waje ngo bagiye nkambo ngo bagiye kuzana w'amakabutura. Nabivuze yambara amakabutura Kazu. Ibi bintu byamake ufata umutoza wa make ngo hari ngo bazana ngo ni Emifaya. Emifaya ifatiye mu gitondo nk'ubu abanyamahanga bamukura namukozeho yaranyishe. Uramuzi mese uzi ibintu yanyandikiye mu gitondo. Emifaya navuze ni mukura mugeza ahantu mutuburirwa bene ako kageni rwose. Emi uzi ubutumwa yanyandikiye tayi reka mbusome wumve. Mukura yarayituburiye reka mbusome wumve nawe yakandagiye umuzamu. Aha yambwiye ati courage araseka ati iyo Espoir uvuga yo ni gatiki ati ntimucike intege ati uwo mupira mwirwa muvuga ko ntacyo murahinduramo. Urumva ngo muzi kuvuga ngo ibyo muvuga nta shingiro kuko ngo bihabanye n'ukuri ngo mane ngo Mukura bene yo barayizi kandi bazi ikibazo cyayo kurusha mwebwe mwirwa muvuga ati muvuge murabyemerewe. Nubwo butumwanyo Olivier ikibazo azi cyamukura niki
uwo ni wera kifaya ni uwo bita ngo sinzi amazina y'ikazungu niwe uyazi ngo Emi Fire niba ari Emi Emi Fire. Fire sinamenya amakuru ko Axel yaramuhiniye pfiriya ntuza Cyane. ishyoronge Axel yaramurabye ivu kare Axel yaramurabye ivu undi aramwengekana ku ruhande sinzi uburyo yamubwiye amwinginga ariko